Okay, turabasuhuje aho muherereye hose bakunzi n'inshuti ba podcast inzira nziza. Imana ibaho umugisha aho muherereye hose. Uyu munsi nanone dufite topic nziza tugiye kuganiraho uyu munsi. Iratuma hari byinshi tumenya ku buzima bw'abana ba muri kaminuza, biga mu makaminuza, imibereho yabo ndetse nuko babona ubuzima bwa kaminuza, imbogamizi bahura nazo muri campus, uburyo bahangana n'amasomo ndetse nuko bahangana n'izindi challenge zose bahura nazo muri urwo rugendo rwabo rw'amasomo. Mfite umushitsi hano uba mu ubwo buzima, wiga muri kaminuza, ufite ishusho neza y'uburyo babaho, agiye kudufasha kumenya uburyo bahangana na pressure ndetse na stress bahura nayo mu buzima bwabo bw'ishuri. Turakwakiriye. Murakoze. Amakuru. Yego, wakwibwira abadukurikiye mu magambo makeya kugira dufashanye kwinjira mu iki kiganiro cy'inzira nziza cy'uyu munsi. Murakoze. Amazina yanjye ni Belize muri Kanwa. Nkuko wabivuze nyine ndi umunyeshuri wo muri kaminuza. Yego. Muri kaminuza ya Kigali, ishami rya Musanze. Okay. Tuguhaye rero karibu, urakaza neza mu nzira nziza. Murakoze, kandi nishimiye kuba mu nzira nziza. Yego. Okay, murakoze. Nkuko mubyumvise rero tugiye kwinjirana mu iki kiganiro. Hari ibibazo by'amatsiko mfite, naho ushobora kuba ufite, uburyo abakobwa, especially abakobwa biga muri kaminuza, uburyo bahangana n'amasomo na stress ndetse na pressure bahura nayo muri urwo rugendo rwabo rw'amasomo kuva bagiye muri level 1 ndetse barangije amafaculty yabo babiga. So nawe aho uri ushobora kuba hari ubuzima uhura nabwo cyangwa warahuye nabwo. Aka kanya tukaba tugiye gufashanya kuganira kugira twumve kuntu aba bana b'abakobwa bahangana n'imbogamizi ndetse na pressure bahura nayo mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu masomo bahura nayo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Belize, ndikumva hari ibibazo bikenge kuko baza kugira bidufashe gusobanukirwa neza urugendo rwanyu rw'amasomo ndetse tunakumenyereho uburyo mufata ibyemezo n'uburyo muhangana n'ibibazo mubasha guhura nabyo mu buzima bwo kwishuri. Ese nk'ubu ngubu kaminuza turamutse tuyigeranyije na filime, turamutse tuyigize filime ya Netflix, hagati ya drama, action ndetse na comedy, wahitamo yaba ari iyihe filime? Urebye ni drama. Okay. Drama kabisa. Kubera iki? Tubwire mu magambo make duhishusho impamvu wise wumva yaba ari drama, ari filime ya drama. Impamvu numva ko aba ari drama, bareba ubuzima tubamo ntabwo bitandukanye cyane n'ubuzima busanzwe abandi bantu babamo muri milieu zitandukanye. Yego. Aho usanga ni ubuzima n'abantu tuba tubana, urebye imyaka tuba twenda kungana, ubundi imyaka yacu ni drama gusa, ni full of drama kabisa. Urumva ibintu byinshi ntabwo tuba twiteze ngo bino biraba, n'abantu uko bagenda babana mu mibanire nyine isanzwe, urebye imyaka yacu ishana drama. Okay. None ni gute ubasha guhangana n'iyo drama ukabasha nyine kwibona ntutakaze uwo uri we ndetse n'ibyakujyanye hari ahantu? Kugira ngo umuntu atibura bisaba ko wimenya kurushaho. Kuko haba hari abantu batandukanye benshi, rero utabashije kwimenya usanga ushaka kuba undi muntu, cyangwa nawe ukaba utazi nshaka iki ndinde. Wumva ibyo ngibyo bituma uribura iyo utazi uri. Ariko iyo ubashije kugera muri kaminuza ukimenya kandi ugakipinga uwo uriwe, ukareka kugerageza ushaka kuba nka Duncan cyangwa undi muntu, wowe ukaba wowe, bituma udatakara. Awesome. Ikindi kibazo ni kumva nakubaza, nyine tujye wenda nko ku masomo cyane cyane, hari igihe wigeze kwisanga mu kizamini ukabona ikibazo runaka cyangwa mu bibazo runaka ukibaza ko ikibazo gishobora kuba kitabaho bitewe no gukomera kwacyo, ukavuga ngo si iki kibazo kibaho, bikagutangaza cyane. Ibyo ngibyo nibyo bitubaho gusa, kuko bitewe n'uko umuntu ava muri segonderi avuga kwiga, uzayo n'umwana arangije segonderi abavuga ngo arangije ishuri, ukumva amenya ntazongera kwiga, ubuzima bwahindutse. None ugeze muri kaminuza ntabwo uba witeze ko ugiye kwiga nk'uko wigaga muri segonderi, ndetse rimwe na rimwe ugasanga birushije.
kuko muri segonderi uba ufite umuntu uri kubyutse genda kwiga, waba uri kwiga byuka, niba uri gusinzira mu ishuri byuka, nyine umuntu aba ari kukubwira akora iki. Muri kaminuza rero wowe uravuga nshaka kuba iki, nshaka gukora iki, nushaka kwiga uriga, niba utabishaka ntabwo wiga. Rero nk'iyo umaze nk'amezi angahe utiga ukabona results z'ibyo wakoraga uhita wikangura ukavuga ntabwo navamo mbuno buzima mpaka. Rero ukagera kuri bwa buzima noneho nta muntu uri bukubwire kora iki, nta muntu uri bukwibutsa ikintu, ni wowe. Rero iyo ugeze mu kizami wari umaze ukwezi wumva ko ubuzima buraryoshye, kwiga wapi, ugeramo ahubwo byose ukavuga se barigaga ukabona byabaye igishinwa, bikaba igishinwa neza bikaguruka. Okay, nanone ikindi kintu mfiteho amatsiko, ni ibihe bintu bikomeye mubona nyine cyangwa uhura nabyo ukabona biguteye pressure cyangwa bigushyizeho igitutu cyangwa bikagutera stress mu myigire yanyu cyangwa mu buryo muba mubaye aho ngaho muri kaminuza, muri campus? Urumva ikintu cya mbere ngiye mbona kintera pressure kandi gitera n'abandi bantu pressure bandi, yego, ni gufitinga muri iyo sosiyete tuba tubamo, kuko usanga ushaka kumera nk'abandi ukuntu bameze. Urumva mu buzima bwacu hari ukuntu no muri sosiyete bisanzwe hari ukuntu usanga sosiyete ifite standard, ukavuga umuntu kugira fitinge yine agomba kuba yujuje bino, agiye imeze uku, ibintu nk'ibyo. Rero nk'umuntu uba uvuye mu bundi buzima bwo kuba mu ishuri muri segonderi, aba mu ishuri bamucumbikira cyangwa se ataha, ariko ibyo byose ntabwo bimeze nko kwiga kaminuza. Rero gushaka gufitinga muri iyo society uba ugiyemo akenshi biracalenjinga, nyine bigutera agapuresha ukuntu, cyane cyane iyo utaranimenya avuge this is who I am, ntabwo ngomba guhinduka, abantu bamere uku cyangwa bamere kuriya ngendo uyu nguyu. Igihe utaragera aho hantu umuntu aza yambaye ingofero ukavuga ati iriya ngofero ndayisabwa, nintayibona ntago buke. Undi yazayikuyemo ukavuga ati ko ndeba biriya ari byo birenze, nyine ugashaka kumera nk'abantu bose bari aho kandi ntabwo bishoboka. Rero ari igihe bitera abantu agapuresha mu kanwa. Okay, wenda ushobora kuba wanambwiye ku ruhande rumwe, kuko ubuzima bw'umuntu buba ari bunini, hari ibintu byawe biba biri personal wenda utasangiza hano ngo uvuge, kandi mu by'ukuri uhura nabyo nk'imbogamizi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Urumva muri urwo ruhurirane rw'ibintu byinshi ucamo cyangwa mucamo ku ishuri, hari igihe bijya bigera kuri stage yo kumva, hari igihe byigeze kugera ahantu wumva wahagarara, umwanzuro wafashe wawuvaho ugahagarika iby'amasomo bitewe na struggle uhuye nayo, ukumva amasomo umwanzuro wafashe wawureka cyangwa wahindura faculty. Urumva niba byarakubaye iyo moment wayitwayemo gute? Iyo moment niba byarakubayeho kumva hari igihe wabivamo ukavuga se ubundi ibi bintu ndi kubona bikabije gukomera, wabivamo. Iyo moment niba uyibuka wayitwayemo gute? Niki cyagufashije kwipasinga? Ibyo ngibyo ntekereza ko ari urugendo ducamo bwa buri munsi. Urumva urabyuka ukabona nshaka kuba nk'umuntu utiga kandi nshaka kwiga. Yego. Urumva ntabwo bikunda, ntabwo waba wiga ngo umere nk'umuntu warangije kwiga ufite akazi keza, ibintu nk'ibyo. Noneho byahuriramo ko kuri kaminuza usanga turigana, wowe urakora ufite amafaranga, wanakereye kera ukora, waje kwiga nyuma ugasanga ufite amafaranga, ufite imodoka yawe ikuzana ku ishuri, nyine uriga ariko urabona ko kwiga ntabwo ari ibintu bikugoye. Rero iyo ushaka kubigereranya n'umuntu ariga niko kazi ke, nta muntu umuhemba, nta mushahara, ntaki, ugasanga ni support y'ababyeyi cyangwa ukundi kuntu bigenda. Usanga iyo ushaka kumera nk'uwo muntu birakugora, ugasanga kwiga biri kugukostinga amafaranga menshi, n'ubuzima bwo mu mutwe birakwica byatari, ukavuga se nari ko narangije nakabaye meze gutya neza, ukumva wabireka ukaba ugiye gushakisha mu bundi buryo. Ariko ikintu ntekereza ko gituma abantu benshi batabivamo ni ugutekereza ku buzima bwa nyuma yo kwiga. Za expectations tuba dufite, nindagiza kwiga mfite degree nziza, nzabona akazi, ibintu nk'ibyo biragupushinga
bigatuma uvuga kereka struggling uno munsi then nyuma nimara kwiga wenda bizagenda neza. Aho ngaho uravuze uti nyuma yo kwiga nanone numva misengera kuri point, ni ukuvuga abantu hafi ya twese tugira expectations, hari ibyo tuba twizeye ko bishobora kuba. Iyo muri hara ku ishuri hari ibyo muba mwarahisemo kwiga, ese bijya bibashobokera guhuza ubuzima bwo hanze n'ubw'ishuri mukareba ko mudashobora kwibura anytime mwaba murangije kwiga? Kuko iyo muri kwiga muri hara ku ishuri hari abandi bantu baba batari hara ku ishuri baba bari kujyana n'isi, bari gukora uko bashoboye kose isi ntibatakaze. Niba muri kugahininga amasomo hariya nabo bagahininga amafaranga samuhawe babeho. Ni izihe ngamba ujya ufata uri ku ishuri ukabona isi itazagutakaza cyangwa ngo bise nk'aho igihe wamaze ku ishuri wiga utagitaye? Ikintu twebwe dukora, ikintu ngiye nkora personally ni uko ntago ndeka ngo ubuzima bw'ishuri bungumane bunzirike. Urumva hari igihe uba wiga ufite academic nyine ukurikirana ku ishuri, ufite andi ma professional courses ufata, nyine ugasanga hafi ubuzima bwawe bwose buri ku ishuri. Ariko ntabwo dutakara nyine ngo uvuge ngo ntabwo ubuzima budusiga, ubwo biroroshye kumenya amakuru y'ahantu utahari. Ntabwo tuba turi mu buzima bwo hanze kuko tuba turi mu buzima bw'ishuri pe, ariko biroroshye kuko n'amasocial medias n'ibiki n'amakuru twumva n'abandi bantu. Ariko nanone kwiga kuri kaminuza bitandukanye no kwiga ikibikira twabaga, kuko usanga turi kuri kaminuza ukiga saa 2 ugataha saa 5, urebye nta nubwo ishuri ridufata cyane. Kuko niba uvuye ku ishuri saa 5 kuva saa 5 kugeza ejo mu saa 2 uri hanze, uri kumenya abandi bari mu biki, uri kumenya se iri shuri ndi kwiga niramuka ritambereye uko ndishaka bita numva ukuntu bari kuvuga ndi kwiga tuvuge kubaka nzaba mwubatsi. Ariko hari igihe utekereza nanone nindamuka ntabaye mwubatsi ukubaka nanone n'ubwo buzima ugatangira kwitegura n'ibiramuka bitambereye uko mbishaka nzakora iki. Twese iyo dufite ikintu gishya tugiye kwinjiramo tuba dufite amashyushyu n'amatsiko yo kubizagenda. Ndi kugira umbwire nk'ukuntu wiyumvaga mbere yaho gatoya, mbere yuko winjira muri level 1 winjira muri kaminuza, noneho uhita unambwira nuko wiyumvise ugezemo ugendeye kuri expectations wagiraga nuko wazibonye. Urumva ni kwa kundi uba wageze mu bicu ukahita umanuka kabisa. Gute mishusho expectingaga ubuzima bugiye guhinduka. Nyine urumva nari mvuye kwiga muri secondaire, ubuzima bwari bugoye ku isi, nta n'ubundi buzima ndabona. Ariko numva nyine ibintu byose birarangiye, ubuzima burahindutse, ngiye kumera neza, ngiye kuba ndi meze neza kabisa. Ariko igeze muri kaminuza wagiye ku ishuri kuwa mbere urize, uratashye ukabona ese ni iki nari negereje hano. Usibye ko ubuzima buroroha ntabwo mera nubwo twari turimo muri segonde biriya bwo umwana burakatsinda. Ariko ubundi nabwo tuba dufite expectations, twumva twabaye abantu bakuru, ubuzima bugiye kumera neza, kandi buriya buzima bw'abantu bakurusha ntabwo burenze, niyo ntabwo buryoshye nk'ukuntu iyo uri umwana uba wumva ibintu bizaba bimeze neza, ibintu byose. Rero expectations uba wumva ibintu bizaba birenze, wageramo wamaramo icyumweru ukavuga nese hari ibindi basi ntegereje bizaba birenze kurenza ibi, ugasanga wapi kabisa. So nanone ndi kumva nshaka kumenya ni ayahe mahame cyangwa indangagaciro urumva zigufasha gukomeza kwizera, urumva gukomeza kwizera nubwo campus ubona ibigoye? Ni izihe ndangagaciro nyine zigufasha kuguma uri uwo uriwe no kutitakariza icyizere nk'ibyo bintu binyuranye mucamo kandi bigoye muri campus? Urumva kugira ngo utibura ukaguma nyine umeze neza cyane cyane mu mutwe, kuko mu buzima busanzwe ho nyine uri adapta, niba bagusabye kora ibi ukabikora, cyane ko baba batanagusaba ibintu byinshi. Ariko ikintu cya mbere ni imitekerereze, ukuntu wiyumva muri indani muri wowe. Kugira rero utibura ni ukureka ubuzima ukagenda just nyine wowe ukajyana n'ubuzima ukuntu bumeze. Niba uri gustrugglinga ntushake kubisimbuka ngo uhite umera neza. Urumva hari ukuntu tuvuge uri muri kaminuza
ushaka kwikorera nk'ikintu nk'urugero ushaka gusuka kandi uri ku ishuri nyine nubwo uri kuri kaminuza ariko n'undi mu ishuri ni hahandi ariko ukumva ushaka nyine gusuka kumva ukavuga abandi bameze gutya nshaka kumera gutya friends ushaka kujyana na trends kandi kabisa buziritse ntabwo ufite ubwo bushobozi bwo kwita ufitinga in na trends n'iki byose ngo ujyane nabyo rero kugira utibura urareka ubuzima niba uri gustrugglinga reka ustrugglinge it's fine ntabwo ari we wenyine ureka ustrugglinge ugenda uko ubuzima buri kugutwara ntushake kuvuga ngo kubaho nk'umuntu ufite akazi ntako ufite uri kuri kaminuza ntushake kubaho nk'umuntu uri successful muri ubwo buzima kandi wowe ukiri kwishakisha nyine ukareka ubuzima ukora buri kugutwara ukagenda gutya ikindi ni ukuganira n'abantu urumva hari ukuntu uba uri guca mu bintu ukagira ngo ni wowe wenyine ukaba uri guca mu buzima ukavuga se wabona ari njye njyenyine bino bintu biri kubaho kandi nyamara hari uwundi uri kugenda mu bintu biruta ibyo uri gucamo hari ukuntu nyine nk'akantu kagusaza ukavuga buno buzima hatari ndikumva nabuvamo wavugana n'undi mwana n'undi muntu ku ishuri ukavuga se ngo mbaye iki ko ari njye muntu umeze neza rero nyine kuvugana n'abantu ukamenya ko ibintu biri kukubaho ntabwo ari we wenyine n'abandi bose. Urakoze cyane. Abantu umuntu agomba kumva ko ubuzima yaba ari gucamo bwose abusangiye n'abandi atari ubuzima bwe wenyine bikamutera umugani kumva isi itamutakaje ahubwo akaguma gufata izo ngamba zo kutisanisha n'abandi kutisanisha na trains. Hano hari ikibazo nanone giteye amatsiko ushobora kuba wenda ndakikubaza kirahera muri campus then noneho duhita tuva muri buzima bwa campus tujye muri general mu buzima busanzwe butari n'ubw'ishuri. Tuvuge ko hawe superpower imwe ngiye ndaguha superpower imwe mu shuri muri campus nuhamara kwasubiza ngo hindi superpower mu buzima busanzwe bwo kwisi. Ndamutse nguhaye uramutse uhawe superpower imwe you know superpower icyo bivuze nyine kuba ufite that superpower ukaba uyifitiye hano muri campus uri yaba ari yihe wayikoresha iki kubera iki? Ufite nka superpower urayihitamo superpower byange bikunde naho kwikwepera ufite ugiye kuba umuntu nyine uri superpowered none iyo superpower uraba ufite utubwire iyo ariyo uko wayikoresha n'impamvu. Muri kaminuza muri kaminuza mu buzima busanzwe urahitamo indi imwe nanone. Hariya kuri campus mbaye mfite izindi mbaraga zidasanzwe nagira imbaraga zo kwihutisha ibihe nk'ubu nkaba ndimo ku ishuri muri 2025 nkatengera na 7. Impamvu nahitamo kwihutisha ibihe urabona njye ikintu kingora kigwa n'abandi benshi rero ntabwo tugorwa no kwiga ngo kwiga ntabwo biba birenze ntabwo aba ari ibintu ngo bikomeye ku buryo utabikora. Ikintu kitugora gutegereza kurangiza ishuri imyaka irashoboka bose iminsi yarahagaze rero biba ari ibintu byihuta nk'ubu ukamara nk'ukwezi kwa kundi ufashe telekomande uri kwihutisha kabisa niyo superpower wishakira ushaka kwihutisha ibintu ibihe bikihuta nk'ubu nkabyuka nasoje ntakigenda ku ishuri katari byiza kwihutisha ibintu ni byiza. Mu kinyarwanda ntabwo uzi ko bavuga ngo ibyihuse bibyara ibihuma ariko bihuma byanagenze gake urumva ibyiza fazari byakihuta bigahuma byihuse. Okay, I'm not judging ntabwo ndakujudginga kuko urukumbo wenda ariyo superpower waba ukeneye bitewe n'uko wenda ibintu ubona bidelayinga bitewe n'uko ubuzima bwawe bwubatse bitewe n'uko ushaka kubona ibindi bintu ahazaza nta kiba bitwaye. Gusa impamvu urabona nyine impamvu uvuze yuko ubuzima mubamo bwo kwiga ubona bwatinze uba ukeneye kujya for next chapter kugira urebe what is happening there. Nanone birahita numva nshaka kukubaza ntabwo ariko ari ya superpower ugiye gukoresha superpower mu buzima bwanjye ugiye kuyikoresha nanone mu kanya iyo rush ukeneye uko kwihuta ushaka kugira ngo ibihe bitambuke urukumva ufite inyota yo gukora iki cyangwa yo kuba urinde nyuma y'amasomo yawe? Ntabwo njye ntekereza ngo
ngo nyuma y'amasomo nshaka kubuyiga uko ubuzima burahindukana kabisa. Burahinduka ndabizi, ariko ntabwo bibisa nka bya bindi batubwiraga kera turabana ngo nukuri ushaka kuba iki. Ariko nk'umuntu uba ugeze muri kaminuza uba waramaze kuba decisive, uri umuntu udesida, uba ushobora gufata ibyemezo bikomeye ku buzima bwawe ndetse no kubw'abandi bantu. Wowe noneho uri n'umuyobozi hara kuri kaminuza nabimenye, harya ngo ukuriye n'ubuyobozi. Ni ubuyobozi. Ndi umuyobozi w'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa kuri kaminuza yacu. Urumva rero iyo role irakomeye, nyine ukumva byange bikunda hari ibitekerezo uha abandi, hari n'imyanzuro ufata n'urwo rugendo rw'ihuriro n'ubudaheranwa nk'uko biba bimeze, ubumwe n'ubudaheranwa hariya. Urumva iyo role ibikomeye, uba ufite nyine uri umuntu ushobora kudesida, uri umuntu ushobora kugira igitekerezo ukakinonosora, ukagihagararaho, ukacyemeza, sibyo? Ubwo nyine ndahita ngira amatsiko yo kumenya cese wowe byange bikunda uba ufite clear, ntabwo uzi ejo ukuntu hazaba hameze n'amasaha abiri ari buze, ntabwo tubizi, ariko muri twe turateganya kuvuga ngo njyewe nubwo ndi hano umunsi nutagira imbogamizi zindi zizamo, ndi kwifuza ko 12:00 ndaba ndahangaha ndi gukora ibi ngibi. Ni mw'ubwo buryo, ntabwo ari kuvuga ngo ndahamya neza ko bizaba bimeze gutya, ariko nyine wowe icyo uri kubona nyine ugiye gushyira hasi cyangwa hanze uvuye ku ishuri, uri kurwana nawe nyine kubawe, uri kurwanira ngo ubeho mw'iyo minsi nyuma y'amasomo. Tuvungurireho niba ntacyo bitwaye, twumva hari n'abandi mushobora kuba muhuje passion mukazahura cyangwa tukaba tunayihuje. Yego, urumva njye nemera ko kaminuza itwigisha kwitegura kurusha amasomo tuhafata. Kwitegura kuvuga ni nsoza kaminuza nkabona akazi mu byo nize. Yego, it's fine. Biko kaminuza iranegura, iranyigisha uzakora ibi, ikampereza ubumenyi buzamfasha gukora ako kazi. Ariko nanone kaminuza itwigisha, idutegura ubundi buzima kuzastrugglinga cyangwa kuzasoringa neza. Nyine ukaba ngiye mba numva nzasoza kaminuza niteguye kabisa. Yego, nyine watse niba ubuzima buzanjyana hano nzahaba tu, bikunde byange ngomba kuhaba. Urumva n'ibyo bavugaga byo kuba ndi umuyobozi w'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa kuri kaminuza. yego, nyine niba nyobora ihuriro ndihereza vision, navuga niba nzayobora ihuriro mu mwaka cyangwa 2, nshaka ko nzarisiga rimeze gutya, bitandukanye n'uko muri sanze. Same n'ubuzima nzajyamo nyuma. Niba nzasohoka wenda ngasanga ntabwo mbonye akazi k'ibyo nigiye, mfite kuvugana n'ubuzima bwanjye ni gutya mbufite bumeze gutya. Noneho nshaka ko nyine nziyadapta nyine uko ubuzima buzaba bumeze, kuko ubu ngubu niyadapta bitewe n'ubuzima ndimo. N'ubundi nibuza tuzagendana kabisa. Ariko urumva ibyo ngibyo tubyigira kuri kaminuza. Kuvuga niba mbyutse mfite amafaranga uyu munsi, ese n'amafaranga nzayamara mu minsi ingahe, nyuma yayo bizagenda gute, uko kuntu niyo tugenda dufata utwanzuro dutoya niko nabyita. Yego, iriya myanzuro mito dufata idutegura kuzafata n'imyanzuro minini. Absolutely, nibyo. Nanone uhawe indi superpower, ndetse ariko mbere yo kwivugaho mbanze navuga aya magambo, especially kuri mwebwe abana b'abakobwa. Ariko isi duhereza amahirwe mu buryo bungana, ariko tugiye muri reality, hari ukuntu Imana yaturemye twebwe tuba strong kubarusha. Hari ukuntu usanga turi ready for struggle than you, sibyo? Ariko ushobora kuba utabyemera nta kibazo, sibyo? Ariko by nature hari ababyemera gutyo, hari abo tubyemera gutyo. Nawe by nature njye nemera ko nyine nk'umugabo n'urugero ngomba kuba the shield, ingabo irinze my child and my family. Ntabwo umudamu wanjye bizabaho ko numva ko ari ugomba kuba shield. Ngomba kuba njye ndi ingabo irinda umuryango wanjye, sibyo? Cyakora wenda bitewe n'andi masomo menshi ageneza ku isi, hari abo twizera gutyo, ariko hari n'abandi bizera ibitandukanye. Ariko mu muryango munini cyangwa mu muco wacu ntabwo byari byata agaciro ibyo ndi kuvuga. Ntabwo byari byata agaciro kuba umugabo
yaba nyine intuza ingabo irinze umuryango ndetse n'abandi bantu. So nari mvuze ngo special nyine ku bakobwa isi ntabwo itubitinga down ku buryo bungana. Inshuro ishobora kukubitinga down uri umukobwa ugahaguruka zitandukanye n'inshuro ngewe w'umuhungu ushobora kubitinga down ugahaguruka, wenda bitewe n'ibigeragezo cyangwa temptation zaba zaje. Ntabwo ndajya in depth ngo mbivuge, ariko hari uburyo turi strong than, ntabwo ari imitekerereze, wenda physical. Nshobora kuba naterwa wenda ibiro 100 wowe ugaterwa 20, birashoboka. Nibyo ngibyo navugaga, ntabwo ari kuvuga ngo uwo muri weak, no you strong. Aba mama cyangwa abakobwa you strong kuko nani mwebwe mutuma tubaho, you stronger than you can ever think. Gusa nari nshaka kuvuga nk'abakobwa nyine nirizi kuvuga cyane n'abahungu bo muri campus cyangwa muri kaminuza bafite ibibazo nta cyo bitwaye, ariko twashatse kugira twumve umunaniro na pressure na struggle abakobwa cyane cyane muhura nazo n'uburyo muhangana nazo. Urumva twise wenda tujya muri general skills zo kwisi, haguha superpower imwe, sibyo? Nk'umukobwa wenda tuvuga kanya uhagararira abandi kuko hari abatari gushobora kuvugira ahangaho uyu mwanya, cyangwa uhaye iyo superpower badahari, iyo superpower yawe ari iyihe, wayikoresha ute, kubera iki? Superpower mu buzima busanzwe ntabwo tukiri kuri campus, wagiye mu buzima busanzwe ushobora kuba out of studies cyangwa in a general. Ubwo birahita bihura na cya kintu nakubazaga, who do you really think you want to become nyuma y'amasomo? Wenda kuvuga wavuze uti nshaka kwihutisha ibi, sibyo? Kuko ibihe bira is so much boring, I just need to reach nkagera ku aho amasomo arangiriye. Noneho amasomo arangiye wise ubona indi superpower, iyo superpower yaba ari iyihe, kubera iki twayikoresha? Okay, wowe hawe superpower rero, ibyo bagira ibyo wahawe ibyo uri kuvuga biri ordinary, wenda ibyo bikoreshe mu buryo buri extraordinary nyine. Yego, numva ko menya nashaka kugira, urabona hari ukuntu uba utazi ikintu cyo gukora. Rero muri icyo gihe nazi ikintu cyo gukora, nkagira power zo kumenya ikintu cyo gukora, ndikumva ari cyo kintu nakumva cyaba kirenze. Ubwo nibeshye uri kuvuga waba ushaka waba umuntu werekwa nyine, ubwo wagira iyerekwa, wajya ugira iyerekwa yo kumenya. Urumva twerekwa, hari ukuntu twerekwa, akanjye ntabwo nerekwa, akabantu berekwa nabo ntabwo berekwa. Okay, berekwa wenda ngo ibintu bizaba, niko njya numva ngo bizakubaho n'ibiki, ariko ntabwo bakubwira ngo ugomba gukora iki. Urumva hari igihe umuntu agera akumva ntabwo azi ikintu cyo gukora, akavuga se bunkora iki, akumva biramucanze. Rero ubashije kumenya icyo ukora mu gihe utazi icyo ukora, byaba ari superpower kabisa. Okay, so tujya kuri tukora fade out cyangwa twerekeza ku musozo w'iki kiganiro tugiranye. Amatsiko ntabwo tuba tuyashize, ariko tuba twagerageje kuvuga bikeya uko bizajya bigenda bikunda. Tuzajya tugenda tubasura wowe cyangwa n'abandi mu bana hara muri campus, kugira turushaho kwinjira mu ubwo buzima bw'ishuri, tumenye ibyari byo nuko mubayeho hariya. Nshaka nanone kugira ngo umenye ugendeye ku buzima ndetse n'ingorane mubasha guhura nazo nk'abana b'abakobwa muhariya, kuko zibaho, ntabwo biri smooth. Harimo izo stress, harimo izo pressure, harimo ni iki wabwira abandi bana b'abakobwa bagenzi bawe mubanye mwabura buzima, nk'inama cyangwa se wenda nk'igitekerezo? Baba hariya mu buzima bwo ku ishuri hariya mu ikintu nababwira ni uku nyine like being there ku bandi bantu. Niba uri umukobwa uri kuri campus ukaba ufite umushuti wawe, ukamenya ko nk'uko uri gustrugglinga nyine ubuzima buri kukugora, nawe n'undi mukobwa uri kuri campus nawe ubuzima bumugora. Rero ikintu nababwira ni ukuhaba ku bw'abandi nyine. Niba njyewe mfite umushuti wanjye cyangwa undi muntu, si ngombwa ko aba n'umushuti wanjye, nyine nkaba hafi,
kuko urabona ibintu ducamo nta nubwo ari ibintu birenze bya danje ariko iyo kubicamo wenyine sha biragukomerana kabisa. Rero iyo umuntu abashije kuhaba nyine akahabera mugenzi we ubuzima bwakoroha. nyine niba umuntu agukeneye ukahaba nubwo wahaba ukamwumva gusa ukumva ibintu ari gucamo ukanamwumvisha ko ntabwo ari we wenyine uri gucamo biri mu buzima byakoroha kumva ari cyo nababwira. Wonderful. Ni ikihe kintu kigeze mu gihe gito hamaze cyangwa gishobora ko ariko ntabwo ari gito almost 2 years right? Ntabwo icyo gihe kiba ari gitoya. Nihe moment utazibagirwa ishimishije wagiriye muri campus? Nyine mw'urwo rugendo aho rugereye ubu niki cyamaze kuvuga uti I will always remember this ibi nzabibika kandi bishimishije ko ari moments marana n'abantu baho. Sinzi niba n'ahandi hantu ariko bimeze gusa campus yacu iri friendly byatari. Nyine kuhaba nyine n'ukuntu uba ugiye nko gutaha ukavuga se ngiye iyo ngumanga nyine abantu baho bari friendly nyine kuba moments ngirana n'abantu baho muri rusange twaba arizo turi kuri campus cyangwa ndi kumwe nabo outside yaho nicyo kintu nyine numva nzagumana nina naho. Wonderful. Ni nk'igiki buri gihe uba wifuza gukorera abandi bagenzi bawe ariko ukabura ubushobozi? Byose ni byinshi. Urugero specifying avuga uti bana bikunze I can do this to my friends cyangwa nkabikorera campus yose. Bikunze icyo numva nakorera abantu bose kubabera umuntu mwiza. Ubwo ntabwo uri umuntu mwiza ni kuvuza. Ndi umuntu mwiza ariko nta muntu uba mwiza ku bantu bose. Okay, navuze uramutse nyine ukareba mu biba uvuga uti iki kintu mba ndi kumva nshaka kugikora ariko ukabura ubushobozi bwo kugikora. Uborohereza ubuzima. Urabugora. Oya, ubuzima bwabo basanzwe barimo bubagoye. Ntahari. Mbonye ubushobozi nabo borohereza. Urumva abantu bari gustrugglinga mu buzima bwabo ibintu bitandukanye. Ugasanga umuntu umwana abantu benshi ntabwo bashaka kuba abana ugasanga aracyari umwana ariko ari guca mu bintu atakabaye acamo nk'umwana nk'umuntu ukiri mutoya. Rero mfite ubushobozi naborohereza. Ubuzima bukaba ari umubeya bworoshye nicyo wabasha gukora. Mbashije kubikora ko simbibashije. Okay, nanone nshaka kumenya the best moment ujya ugira mu gihe uri ku ishuri kuko ndumva habaho igihe cyo gutangira wenda course kabaho igihe wenda cya pause hakabaho igihe cyo gusuzanya mukiza cyangwa wenda gusezeranaho kuko ndumva hari akenshi hari mwiga mutaha sibyo? So hakaba na day harabiga ku manywa harabiga nijoro. Mwa hari you best time ku buryo uramutse kuwe muri campus wakumva amasomo basa nk'abayahagaritse. Ni kumva iyi moment ngira nziza ni igihe isomo urumva twe twiga isomo rikarangira tugafata irindi. Rero iryo somo rirangiye tujya gufata irindi urumva ntabwo ubuzaba muzahurira mu rindi somo butaha. Rero nkunda igihe iyo basohoye tuziga n'amasomo dutangiye kuyarebamo rero ukareba umwarimu ukavuga se uyu muntu nzamwiga bikunde. Urumva muba ufite n'abandi bantu nyine muri kujyanamo ukavuga twige bino nyine gufata umwanzuro kujya kwigira isomo n'uyu mwarimu nibyo bintu nkunda ko ari igihe usanga njyewe umwarimu nta kibazo ndamukunda ugasanga nk'umuntu nshaka ko twigana cyangwa nk'abantu dusanzwe twigana uwo mwarimu ntabwo yizamo neza. Rero iyo arguments ziza mwaho ngaho twige cyangwa ukaba uzi ko umwarimu aragoye ariko ugomba kumwiga. Rero ukaba uri kubwira nk'abashuti bawe sha twige bana nta kintu bitwaye uri kubashuka kubera ko nta kundi mwabigenza. Icyo gihe nyine ndagikunda. Okay, nakubajije natangiye nkubaza nakubaje ibibazo byinshi reka ngushimire hafi ya byose ubisubije neza. Hano ntabwo ari ikibazo noneho hano you have mic you have moment kuba nyine wavuga buri kintu cyari cyo cyose ushaka kuvuga cyangwa utekereza umva ko gishobora turushaho kumenya how clear you think cyangwa ibindi bintu byiza ushobora kuba wifitemo wadusangiza mu uyu mwanya. Ndakuvunye gutuma ntekereza gutekereza hari icyo bitwaye.
ngiye gutuma ntekereza bwo okay uri hano ikindi kintu dufite abantu benshi bari kudukurikira hariya sibyo bashobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba inshuti hari n'undi ushobora kuba kubonye bwa mbere utakuzi sibyo nakubajije ibibazo byinshi bifite aho bihuriye na campus ndetse na bike by'ubuzima busanzwe ariko dushaka kumenya ikindi cyumba cyo muri wowe kushobora kuba hari ibindi bintu utekereza twabasha kumenya nabyo byiza nk'umukobwa muto ufite ahazaza nyine isi uyibona utubundi isi zihangane yoroshye mu gakeya kuko isi iradukomerera cyane ko nyine usanga tutari twiteze ko ibi bizakomera kuri uru rugero ugasanga isi wafasha tuzimuke dufite kwimuka tukava ku isi tukajya n'ahandi ubuzima bworoshye ubwo utekereza kujyayo nurumva sinahamenya njya numva abantu ngo batuzajya mu ijuru n'iki uba wumva ijuru ribanguke kabisa turarushye uraryiteguye cyane none ngaho tutubwira kugira nyine uzabura umukandida waryo ugerageza gukora iki mu buzima bwawe bwa buri munsi ubayeho gute bituma koko iryo juru nirifunguka utazaritakaza ijuru mba numva abantu batuma turitakaza ntabwo nashobora kuryitegura kandi numva ko ntaribura kuko Imana kubera ko idukunda ntabwo yakishimira kutubona dusafaringa kubera ko njya numva ngo mu muriro nahe mba numva bashaka kudutera ubwoba ntabwo Imana yadushyira mu muriro mutekane Imana yadutwika tureba Imana izatubabarira dushyire mu ijuru ariko nyine tugomba kuba abantu beza ukagerageza ku rugero bigushobokera ukumva ko uri umuntu mwiza pe iyo njya mba numva ijuru bitinze kuza ko nzarijyamo ndumva ari ryawe ntabwo wenda hano twasoma ivanjiri cyangwa ijambo ry'Imana ngo tuvuge byinshi ariko icyo nzi cyo ubuzima bwo ku isi ukuntu bwubatse buri kintu cyose tubona bisaba ko hari kiba cyabanje gutakara mbere kugira turonke icyo kintu niba ari ikintu ushaka ushobora kugitakazaho igihe ushobora kugitakazaho amafaranga nyine nta kintu isi ukuntu yubatse nta kintu kitaguranwa ikindi kibaho niba n'iryo juru koko turi guharanira kuzajyamo hari requirements hari ibisabwa niyo mpamvu nyine Bibiliya tubwira cyangwa ijambo ry'Imana tubwira ngo kugendera mu nzira nziza hari ibyo kubuza hari n'ibyo gusaba niba twiteguye cyangwa turi ready kujya mu bwami bw'ijuru ubwo nyine tugomba kwisanisha n'ababujyamo ikibazo ntabwo tuzi ababujyamo barazwi Bibiliya yarabavuze uzagisomeho gatoya numva ko buriya Bibiliya iduhereza ishusho ngari tugomba kubaho gute Imana yakishimira ko tubaho gute ariko twebwe tuba dushaka ko biba specific nyine niba Bibiliya yavuze ikintu ugasanga twabigize ihame itegeko kandi tugomba gukura Bibiliya mu buzima bw'Abisirayeli n'abo Mwana Bibiliya wowe uyifata ute nkawe nk'umukristo mutoya wo mu Rwanda Bibiliya nyifata nk'imfashanyigisho yego nk'uko twagiraga udutabo twa Bakame tukiri abana ugasanga ngo Bakame yavuze gutya na gutya ntabwo batubwiraga ngo tubeho gutya nyine baduherezaga umuntu ufite ubwenge agomba kuba nka Bakame kumera gutya sibyo ariko twe dufata Bibiliya nk'itegeko Imana yanabwiye Abisirayeli mu bigenze gutya tukagira ngo twebwe yabwiraga kandi ubwo abo yabwiraga byararangiye then amateka nk'uko twiga amateka y'u Rwanda tukayigiraho niba Ruganzu yaravuze gutya ntabwo dufite kwega kuvuga gutya nyine ariko tumurebera tukavuga ko yabaye brave ahangaha natwe turi supposed kuba brave niba bidushobotse yego ariko ntabwo ari ukuvuga niba Ruganzu yambaraga ibirenge natwe tubyambare niba uyu muri Bibiliya yarakoze ibi ntabwo ari ariko nyine buri wese nuko imyemerere y'umutegeka baravuze ngo buri wese n'imyemerere ye ni byiza ko ntabwo tuba tuzi byose hari bikeya tuba tuzi ku bintu tukaba twabisobanura bijyanye n'ubumenyi dufite ariko wenda turamutse tuganiye wenda na pasiteri hari ibyo atubwira bitandukanye ibyo tuzi cyaka twongerera ibyo ntabwo twabijyamo cyane ariko icyiza ni ukumenya niba hari icyo twiteze koko nk'uko wari ubivuze kuko nanjye nkunda gusoma Bibiliya urabivuze numva birantushije numva nagira icyo mbivugaho gusa nyine ubwami bw'Imana buraharanirwa niko Bibiliya itubwira ntabwo kandi nabo bujyamo bazabugishwamo imbaraga
ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ibintu by'Imana noneho bashyiramo utuveribe dukanga ntabwo ari horror movie kuko mbese ndabivuze nuko tuziho igice gitoya yaba twagiraga amahirwe tukaba tuzi byinshi gusa nyine ni ibintu byiza kubizi njye numva byose ko tubizi buriya niba naguhemukira uri umuntu tuziranye inshuti yanjye umutima kwanza uba wambwiye sha ibintu ntabwo ari byo rero niba njye ndenga ku cyo umutima wanjye umbwira nkakora ibi nkahemukira abantu nkabanira n'aba bantu mbizi ubundi nkashaka kuba umuntu w'Imana najya mu rusengero nkanura nkigisha ngasoma Bibiliya cyane ntekereza ko Imana kuko bavuga ko Imana ireba mu mutima iba yakubonye tayari rero Imana kubera ko Imana tubana nayo tugendana nayo iyo ukora ibintu byiza uba ubyiyumvamo iyo ukora nawe ubyiyumvamo rero ibyiza ni ukumva icyo wiyumvamo kurusha uko ukurikira abapasiteri n'abandi bantu ariko nabo ni sawa kubakurikira da yego urakoze ni byiza ko tubaho hari abo twigiraho kuko tungana gutya hari abamaze imyaka myinshi kuruta iyacu kwiga ntacyo bitwaye naho ku ishuri muba muri nabwo muba mwiga ubuzima bugizwe no kwiga kandi ibyo tutazi ni hafi ya byose niyo mpamvu usanga dukeneranye ibyo tutazi ni hafi ya byose tuba tuzi bikeya niyo mpamvu tuba tugomba guhora twiga mu buzima bwacu bwa buri munsi urakoze cyane Belize urakoze kuba ufungutse ukatubwira uko utekereza kuri buri kintu cyose twakubajije ni byiza kandi kuraje mu masomo yawe gume wige nubwo uzaba urangije ari amasomo nubwo wifuza ko igihe cyakwihuta hari andi masomo abatangiye buri munsi aba ari ibintu bishya byo kwiga ubuzima buzana udushya twinshi two kwiga mu buzima bwa buri munsi rero wowe udukurikiye wowe ugize ibyo wumva utaruzi ku buzima bw'abana uburyo babaho ku ishuri urabimenya uyu munsi uri kubona ko abana bo muri kaminuza baba bakeneye kuganirizwa baba bakeneye ko hari abantu babari hafi niba hari uwo ufitemo niba cyangwa nawe uriyo yakwibukije yavuze ko ubuzima waba urimo bwose ntabwo ari intambara ubuzima nyine burahinduka uba ugomba gushaka kuba uwo uriwe yagukwigira ku bandi ariko ntujyanwe na trends kandi ngo wibure ugomba guhora uzi neza buri munsi icyo uharanira kandi ntutakaze umwimerere wawe ndetse ntibibagirwe n'icyakujyana urakoze cyane Belize ku uyu mwanya ndabashimiye abakunzi b'inzira nziza naho ubutaha mukomeze mudushigikire mudukurikire ndetse mutange na comment z'uko mwifuza ko twajya tugomeza kuganira mu buzima bwacu bwa buri munsi murakoze ciao ciao